gabanya kuri bimuho gato. Umba bana b'Imana mwe mujye mwihanganira muri isi dutuye. Ukabayirimo dufashe igihe mu ntambara kandi ntamikino. Kandi mpamvu nuko tuyirimo tutarabisi turabijuru. Kandi umwana wundi nibajya bamwishimira kuko ntabwo bamubyaye. Umva amahoro yuzuye babonera muri isi kuko si wacu. Ijuru kwa data ni wowe nyine hasenere y'amahoro. Imico y'abisi imico y'abijuru iratandukanye. Kandi umwana wese arangwa n'imico ya se wamwibarutse. Imico y'abijuru imyiza n'iy'abisi ni mibi cyane. Ndabese umba bana b'Imana mwese mumenye ko isi asa no mufitanye. Nimutangaze n'imico y'abisi kuko biva ku mico ya se. Ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo. Umba bana b'Imana mwese mumenye ko isi asa no mufitanye. Amashi mwahurira he nimutangazwe n'imico y'abisi kuko biva ku mico ya se. Umba yego imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo. Komera Imana amashyi. Yesu yaravuze ati abangenda bazi bariho n'ikimenyetso. Icyo muzabamenyeraho nta kindi keretse imbuto zabo. Ndabeshe nukuri Bibiliya yera yerekana abana b'Imana n'abasatani. Ndabeshe ibikorwa byabo biratandukanye nta naho bihuriye. Ndabeshe nukuri ibyo bavuga nibyo bakora byerekana baribo. yego Ndimo ndabesha abana b'Imana bahora n'urukundo n'ubudahemuka. Ibyo si ukuri bagira imbabazi bagira impuhwe kandi barangwa no kwihangana. Ntibakora ibyaha ibibaranga byose biva ku mico ya se. yego Kera na kare Satani akora ibyaha. Abakora nkawe icyo nicyo kibagira abana ba Satani. Nimubona rero batangiye kubanga ntibizabatangaze. Kandi nimubona babahemukiye nabyo ntibizabatangaze. Umva ikindi nimubarenganye kuko ibyo bakora biva ku mico ya se. yego sha ayiwe Ab'Imana mwese mumenye ko isi asa no mufitanye. Mwahurira he naho umva nimutangazwe n'imico y'abisi kuko biva ku mico ya se. Ni ukuri kw'Imana. Umva ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo. Ndabisubiramo amashi isi asa no mufitanye. Nimutangazwe n'imico y'abisi kuko biva ku mico ya se. Uko ni ukuri kw'Imana. Ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo. Reka mbisubiremo ahubwo imico yanyu yo mw'ijuru ibabere icyitegererezo. Nimubihorere ahubwo imico yanyu
yo mw'ijuru ibabera icyitegererezo. muvuga cyane haleluya. Nubwo babikora ariko ntabwo mwayibatumye, barabyihaye. Niyo ngiyo ibigeragezo biragwira njyewe ubu narumiwe. Iyo wari kugutabara ari ukwishe bitera agahinda. Abageragezwa nuko babavuga mujye mwicecekera. ntacyo bitwaye. Harimo bitumye mbivuga gutyo wowe yitega amatwi. Abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga niko kazi. koko Baraguharara ukagira ngo baragukunze kumbe bari mu kazi. nibyo Cyane ukabaha kariri wawe wibwira ko ari inshuti z'umumaro. Ukabazengurutsa inzu yose ukabamenera amabanga ntacyo usize. Bakekaga kuri umukire none basanze uri umukene warashize. Umukino wibwiraga ko ari inshuti ubonye nabo bo barimo baragutata. Bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo barusha. Wabyumvise? Dore kuvuga we niko kazi. Umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo. Ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze. Bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye. Waruzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma. yo Wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke. nukuri Kuko ibikwasamiye byose uwiteka ni ubibumba iminwa. Bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye. Waruzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma. Wowe haranira kuwiteka kwishimira ibindi ubireke. Kuko ibikwasamiye byose uwiteka ni ubibumba iminwa. Komera Imana amashyi. amashyi we. Imana ibaha umugisha. Iyo kigeze baravuga ntibavuge ni mu gihe. Bareke babikore bagucira ibice ariko ntiwabibatumye. yagosha Bavuga kuri muto amashyi mukomera Yesu amashyi. ntiwabibatumye. Bavuga kuri munini n'ubwari ariko ntiwabibatumye. amashyi kwa Yesu. Bavuga kuri mugufi n'ubwari ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri muremure n'ubwari ariko ntiwabibatumye. Bavuga kutabyara n'ubwari ariko ntiwabibatumye. Bavuga ko wagumiwe n'ubwari ntiwabatumye kubivuga. Bavuga ko umeze nabi naho byaba ari byo ntiwabatumye kubivuga. Yego amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza. Yego uri umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza. Kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira. Wabumvise? Babikora batayobewe ko amateka y'umuntu ajya ahinduka. Babikora batayobewe ko Uwiteka ari ukuzi kubarusha. Wabyumvise? Nukuri bafite amakuru ko Uwiteka ari ukura ku cyago.
ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya uzumva bakubwira bavuga ngo nizibikazara amagi urumva batabizi uzumva bakubwiye ngo ningumba zirabyara zigaheka urumva babiyobewe bazaguha inkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo bazaguha inkuru z'uwari umukene nyuma wabaye umukire bazakubwira inkuru za Danieli warokotse amenyo y'intare bazakubwira inkuru za Saduraka Meshake na Abedenego umva ikindi uzumva amateka y'umuntu ajya ahinduka ikimenyimenyi uzabaza kuzuta isakwe sakwe uzumva bagusubije batisoma utinyira bugenge n'ubugenge bwayo uzumva bagusubije bati inkoko icutse itonsa yego sha inkoko icutse itonsa uzabaza kuzuta isakwe sakwe uzumva bagusubije batisoma utinyira bugenge n'ubugenge bwayo uzumva bagusubije bati inkoko igenda n'amaguru uzumva bagusubije bati inka y'umukara ikamwa yera yego ntibabizi urumva ko ntibayobewe ko umunyabyaha ajya bumukiranutsi kandi baca umugani ngo agatinze kazazana amenyo ya ruguru nawe babwira uti agatinze kazazaniye se wabarukore utinya bakuvugura umukene bakakuvugura umukire abahemukira uri mu nda ntibareka kwemukira uwo barora abo bareke ntacyo bazakora ku mugambi Imana igufiteho wibuke ku mukiranutsi w'Imana beshwaho no kwizera aya mashyi ubona mu ishusho y'uyu munsi ariko ejo niba yizi ihorere wikirizwe ibindi ni hanyuma komera Imana amashyi nanone amashyi kwa Yesu wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke kuko ibigazaniye byose uwiteka ntibibumba iminwa ihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye yego ongera Imana amashyi 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 ibirura ihorere ma wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke kuko ibigazaniye byose uwiteka ntibibumba iminwa maze igihe nkora ubushakashatsi aba mu bazungu n'abirabura mubize n'abatarize nagezeyo nabuze uwamenya iby'ejo hazaza umva bamwe baravuga ngo ibesho bibara besho umunyarwanda ati butabwitwa ejo mu mvugo z'iki gihe ngo iby'ejo bitanje ariko ejo hazaza burya ntawamenya uze gwiki maze igihe nkora ubushakashatsi aba mu bazungu n'abirabura mubize n'abatarize nagezeyo nabuze uwamenya iby'ejo hazaza bamwe baravuga ngo iby'ejo bibara besho umunyarwanda ati butabwitwa ejo mu mvugo z'iki gihe ngo iby'ejo bitanje ariko ejo hazaza burya ntawamenya twiyegurire Yesu azadufasha twibanire
azadukiza tumwemerere atuyobore kuko ejo hazaza burya ntawahamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza iyegurire Yesu azadufasha ibanire nawe azadukiza tumwemerere Yesu atuyobore ejo hazaza burya ntawahamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza kubitira Yesu amasi ejo hazaza n'ahantu hakomeye ejo hazaza naho umugabo nyamugabo wubaha Imana umugabo nyamugabo umwe witwa intwari birakwiye ko twihesha agaciro kuko utakihaye nawe akaguha ejo hazaza hashobora kuba heza kuko wari umugeni ejo arakira ejo hazaza n'ahantu hakomeye ejo hazaza naho umugabo nyamugabo wubaha Imana umugabo nyamugabo umwe witwa intwari birakwiye ko twihesha agaciro kuko utakihaye ntawe akaguha ejo hazaza hashobora kuba heza kuko wari umugeni ejo arakira iyegurire Yesu azadufasha ibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore ejo hazaza burya ntawahamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza iyegurire Yesu azadufasha ibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore kuko ejo hazaza burya ntawahamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza tumutambira Yesu ushaka kubyinira Yesu namucinyira akadiho nta kibazo yewe ijambo ry'Imana mu mubwiriza mu bice bitatu narahasomye umurongo wa mbere kugeza uwa munani buri kintu cyose kigenerwa igihe cyacyo hari igihe cyo kuvuka n'icyo gupfa igihe cyo guseka n'icyo kurira hari igihe cy'intambara n'icy'amahoro igihe cyo kugenda n'icyo gukira ntugasuzugure umuntu w'Imana kuko ejo byahinduka nkakwemeza uwari ugize none ejo aragena uwari uriho none ejo arapfa uwari umusore none ejo arasaza akagera wavuga ngo gusaza no gusaburwa itondere ejo twubahane itondere ejo dukundane haleluya iyegurire Yesu azadufasha ibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore kuko ejo hazaza burya ntawahamenya ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera ariko hashobora no kuba ikibazo akabando k'iminsi ugataha kibona no kubana na Yesu no kwiteganyiriza iyegurire Yesu azadufasha ibanire nawe azadukiza tumwemerere atuyobore
ejo hazaza burya ntawahamenya, ejo hazaza naho ibisubizo ndabyemera, ariko hashobora no kuba ikibazo, akabando k'iminsi ugataha kibona, no kubana na Yesu, no kubana na Yesu no kwiteganyiriza. Itondere ejo twubahane, itondere ejo dukundane. Abantu mwigire nyuma gatoya. Dayimani irashya. Ija Yesu, ija Yesu, Mwigire nyuma gato. ija Yesu, Yesu kumurongo. ko ntabumva mubivuga, Ija Yesu, ija Yesu, kongere ija Yesu, wiki. ija Yesu, Yesu kumurongo. Aha, hari igituma mvuga gutyo we, igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi Mwigire nyuma. ari uko babanje kujya ku murongo, hamwe 50 ahandi 100, bararya barahaga barasigaza. hari igituma mvuga gutyo we, igihe Yesu yari i Betsaida hamwe n'intumwa yahagije abantu ibihumbi 5, ari uko babanje kujya ku murongo, hamwe 50 ahandi 100, bararya barahaga barasigaza. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. umva, tega amatwi. Urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe, urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma, urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurushya, ongera wumve mbisubiremo. urava mu murongo harinjira mundi mu mwanya wawe, urava mu murongo uraha amahirwe uw'inyuma, urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurushya. Ako gahinda arakarora, ayo marira arayabona, iyo mitwaro yawe arayizi, ariko ibya Yesu bigira igihe komera uhora utuze. Haleluya. Uko wariruka wokora ntibyamubuza gukurikiza nimero, ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza gukurikiza nimero, nibura uw'amakani nane ntiyakugeraho mbere y'uwa kane, nibura uwasahuza ntimiwaza mbere ya 100. Ija Yesu ni ku murongo, ija Yesu ni ku murongo. Mvuze ngwiki. Uko wariruka wokora ntibyamubuza gukurikiza nimero, Ishavu ryawe n'umubabaro, ishavu ryawe n'umubabaro ntibyamubuza gukurikiza nimero, Jago. nibura uw'amakani nane ntiyakugeraho mbere y'uwa kane, Jago. umikino. nibura uwasahuza ntimiwaza mbere ya 100. Ija Yesu ni ku murongo, Jago. Ibya Yesu ni hehe, ija Yesu ni Ku murongo. ongera Yesu amashyi, Ibya Yesu ni ku murongo. ongera Yesu amashyi. Ibya Yesu ni ku Ninde muri mwe wakirwanirira agatsinda, ninde wo muri twe wabyishoboza bigakunda, ninde muri mwe wakirwanirira agatsinda, ninde wo muri twe wabyishoboza bigakunda. Wowe, Abasha. Wowe Aho. shika amakomera urugamba ufite, wowe
ni online nyine. Online. Online. Live. Ni ku murongo. Nguhaye indi ndirimbo ninjye muyobozi rucorwa gaci. Uvamo. Ndayiguha. Umvuguruza bivuga ndayiguha. Uvamo ugahita upfa. Uhita upfa. Mba navuze ibyoroshye. Bwira mugenzi ngo ntuve mudapfa. Ntuve mudapfa. Ndayiguhaye pe. Iyo uri gutekereza kuva muri uburi gusamba. Iyo uvuye mu buryo bupfuye. Siko bimeze? Wowe gumamo ibikurwanyirizamo byose mu murongo umuntu ahuriramo n'ibibazo. Izuba ryamucanira hari mu murongo. Umba bamuvuga ari mu murongo. Bakamukorera ibiba ari mu murongo. Ariko iryo jambo riravuze ngo gumamo. Kuko Yesu azabikora agusanzemo. Agusanze mu murongo. Aho. Shira ku murongo. Ngo nongere ndirimbe cyangwa ni ibibazo by'umuyobozi wa gahunda barimo yishiramo. Muvuga cyane haleluya. Turagira ngo igini ripira muri uyu mujyi wa Kamembe. Igini ripfa cyangwa Yo! Niba mara gukomera. Tera haleluya. Rurema nyamugamburuza amagambo. Yesu ni mwiza ntahinduka namba. Uko yahozeho na n'ubu ni kwari. Uwamwiringiye aracyahari Yesu. Nimugume muri we ahora ari seriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba. Uko yahozeho na n'ubu ni kwari. Uwamwiringiye aracyahari Yesu. Nimugume muri we ahora ari seriye. Aracyakiza Yesu bamwiseye. Aracyatanga agakiza ku bagakeneye. Aracyababarira abanyabyaha. Aracyakura kujya vuba bamukorera. Aracyakiza Yesu bamwiseye. Aracyatanga agakiza ku bagakeneye. Aracyababarira abanyabyaha. Aracyakura kujya vuba bamukorera. Yesu ni mwiza ntahinduka namba. Uko yahozeho na n'ubu ni kwari. Uwamwiringiye aracyahari Yesu. Nimugume muri we ahora ari seriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba. Uko yahozeho na n'ubu ni kwari. Uwamwiringiye aracyahari Yesu. Nimugume muri we ahora ari seriye. Niba ugifite amaguru yicinyira akariho. Amashyi kwa Yesu. Aya ni amashyi ya Yesu muyakomeye. Aracyariho Yesu ntaho yagiye. Araboneka cyane ku bamushaka. Aracyaruhura baremerewe. Aracyatabara bari mu kaga. Aracyariho Yesu ntaho yagiye. Araboneka cyane ku bamushaka. Aracyaruhura baremerewe. Aracyatabara bari mu kaga. Yesu ni mwiza ntahinduka namba. Uko yahozeho na n'ubu ni kwari. Uwamwiringiye aracyahari Yesu. Nimugume muri we ahora ari seriye. Yesu ni mwiza ntahinduka namba. Uko yahozeho na n'ubu ni kwari.
haleluya haleluya haleluya. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, ubamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ari seriye. Nukuri nukuri. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, uko yahozeho na n'ubu niko ari, ubamwiringiye aracyahari. Yesu nimugume muri we ahora ari seriye. Yesu ni mwiza we. Yesu ni mwiza ntahinduka namba, nukurisha uko yahozeho na n'ubu niko ari, yego ubamwiringiye aracyahari. Yesu yego nimugume muri we ahora ari seriye. Mukomere amashyi ababyeyi bamuvugiriza impundu nibo. abamwiringiye muvuge ngo amena, yewe abamwiringiye mwongere muvuge ngo amena 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 amena. Ariko ibintu bya hano ko bikaze. birakaze. Hanyuma abantu bari kunsaba ngo mvuge ngo ni wabibatumye. Nyiririmbe cyangwa nyihorera? Nyiririmbe irimo Ngo waruzi ko ari nta nese kutayirekura. Ye baba we jurululu yewe yewe we ibigeragezo biragwira nje ubu narumiwe. Jana iyo wari kugutabara ari ukwishe bitera agahinda. Abageragezwa nuko babavuga mujye mwicecekera. Hari impamvu itumye mbivuga gutyo wowe yitega amatwi. Abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga niko kazi. Baraguharara ukagira ngo baragukunze kumbe bari mu kazi. Ngo iki? Ukabaha karibi wawe wibwira ko ari inshuti z'umumaro. Ukabazengurutsa inzu yose ukabamenera amabanga ntacyo usize. Ndabeshe bakekaga kuri umukire none basanze uri umukene warashize. Wibwiraga ko ari inshuti ubonye naho bo barimo baragutata. Ariko ibyo bintu uri kubyumva? Bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo ubarusha. Dore kuvuga we niko kazi, umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze. Umva bihorere bakuvuge nubwo byabukuri ni wabibatumye. Cucucu waruzi ko ari intama bakubera ibirura. Ihorere ma wowe haranira ko witeka kwishimira ibintu bireke. Cucucucu kuko ibikwasamiye byose uwiteka ntibubibumba iminwa. Komera Yesu amasi. Ihorere bakuvuge nubwo byabukuri wabibatumye. Waruzi ko ari intama bakubera ibirura. Ihorere ma wowe haranira ko witeka kwishimira ibintu bireke. Kuko ibikwasamiye byose uwiteka ntibubibumba iminwa. Komera Imana amashyi. Igihe cyabo kigeze baravuga ntibavuge nimugire. Bareke babikore bagukira ibico ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri muto ntukari ibyo ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri munini ntukari ibyo ariko ntiwabibatumye. Bavuga kuri mugufi
nukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga ko uri muremure nukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga ko utabyara nukaribyo ariko ntiwabibatumye bavuga ko wagumiwe nukaribyo ntiwabatumye kubivuga bavuga ko umeze nabi ntabwo byaba ari byo ntiwabatumye kubivuga yego amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza yego uri umunyabyaha ariko ntiwabatumye kubyamamaza wabyumvise kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira babikora batayobewe ko amateka y'umuntu ajya ahinduka babikora batayobewe ko Uwiteka ari ukuzi kubarusha kuri bafite amakuru ko Uwiteka ari ukura ku cyago yewe n'ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya umva ikimenyimenyi uzumva bakubwira bavuga ngo nizibikazaramagi urumva batabizi uzumva bakubwiye ngo n'ingumba zirabyara zigaheka yewe bazaguha inkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo bazaguha inkuru z'uwari umukene nyuma wabaye umukire bazakubwira inkuru za Danieli warokotse amenyo y'intare ntabwo mbeshya bazakubwira inkuru za Saduraka Meshake na Abedenego umva ikindi uzumva batayobewe kweja amateka y'umuntu ajya ahinduka ikindi uzabaza kuza ugisakwe sakwe uzumva bagusubije batisoma utinyira bugenge n'ubugenge bwayo uzumva bagusubije bati inkoko icutse itonsa uzabaza kuza ugisakwe sakwe uzumva bagusubije batisoma utinyira bugenge n'ubugenge bwayo uzumva bagusubije bati inzoka igenda n'amaguru uzumva bagusubije bati inka y'umukara ikamwa yera urumva ko ntibayobewe ko umunyabyaha ajya bumukiranutsi kandi baca umugani ngo agatinze kazazana amenyo ya ruguru nawe babwira utagatinze kazazana Yesu wabarukuri utinya bakuvugura umukene bakakuvugura umukire abahemukira uri mu nda ntibareka guhemukira uwo barora abo bareke ntacyo bazakora ku mugambi Imana igufiteho wibuke ku mukiranutsi w'Imana beshwaho no kwizera barakubona mu ishusho y'uyu munsi ariko ejo ntibayizi ihorere wikirizwe ibinini hanyuma ongera Imana amashyi nanone bakuvuge nubwo byabukuri ntiwabibatumye ukubitira amashyi wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere ma wowe